aya reka dutangire agace ka gatanu ariko gafunga season ya mbere ya Gangster amabandi. Bimeze bite? Turi kumwe na Ingwe Media Show nkibisanzwe ndacyari saga mwiza discipline Agasobanuye. Agace ni aka gatanu ka Gangster amabandi. Reka twe agace ka nyuma. Ese bimeze bite? Ese boss wabona device cyangwa aba ngaba karimo twakabanyemo neza? Mbitse ko ni season yako ya mbere irangiye. Aka ni agace kayifunga ku mugaragaro. King Boy mwamubonye, Kincha twabonye ibyo bamukoreye, Eric ndetse na Peace Boy nabo mwababonye. Aya tutangiye agace ka nyuma ariko agace ka gatanu gafunga season yacu by Gangster katurore. Boss afite technology avana screen. Nuko tutangiye episode ya gatanu ya Gangster cyangwa se amabandi. Bagiye kwiga tekinike zabo zose bamenye naho baherereye. Uburyo na twasoreje episode ya 4. Twakoresheje ndetse na mukuru we ibyo akora amakuru ye yose. Bamenye na mukuru we umuri kumutoza amakuru ye yose. Tankiramo video z'uburyo mwari mwarwanye nazikuye ku masatellite. Tangira kureba. Boss yari yize za video zose z'ukuntu bakubiswe. Bagenda biga amatekinike bamenye uko yakubiswe, bamenye uko barabasha kuba bakwihagararaho. Katurore kurikira filime sasa. Thomas wakoze neza. Thomas wabikoze neza. King Boy. King Boy shana na wanyirendesha. Okay, King Boy reka nze mushyemo video yawe nawe tukurebe. Reka nze nanshyiremo video y'ukuntu bagutimbaguye tukurebe. Kuntu King Boy sasa Peace Boy yamutikuye byose barabireba. Wabanye tekinike yakoresheje. Wagerageje kwitwara. Ko wagerageje kumukinga mwana witwaye neza. Noneho urabona. Ariko reba. Mwitwaye nabi. Hari ukuntu nyine witwayemo nani ya mpamvu yese gukoma mwana. Boss arimo arababwira. Boss abarenzeho. Niwe murara mukuru. Kubita mu cicu. Hey. Buri ari ukinga ari witukubita kamuhanyura. Imezite. Twagiye. Agiye kuri asasa aho bari. Banzu rebe. Tekinike zose. Kincha ni kuri abamuhitanye. Sasa mbibutse Kincha bamwishe. Kincha na uhari dore hasigaye Thomas na King Boy. Punti kimwe cyonyine. Bari igipunti cyonyine. Byari bishijemo. Niko. Kumva ubutaha namwe. Kumurenza. Mugomba kuba muri tayari mwana. Ira ni kungufu yahoze byashoka ko yize muri rya shuri ryo mu Shinwa ryitwa Shaolin Temple. Humvishe. Ira kungufu yigiye muri Shaolin Temple. Barije filime za Shaolin Temple ndabasuje mwese aka gafilime kabagereho. Birababaje cyane. Birababaje mwana. Japfiri. Irangume ukuntu Kincha apfuye mwana ntago irangume yakaba yaramwishe mwana. Urumva boss arimo arabanenga ntago bakoze inshingano neza. Yego boss urana King Boy. Thomas yumiwe. Nibyo bintu tujye guhita twigaho. Rero tugiye gushaka uburyo tugomba kuba twakora ibindi bintu byari byo byose. Mbibutse ko turi kumwe na YouTube channel usanga ko naga filime ndetse nabo ubwo bayise Ingwe Media Show. Uragomba gukora subscribe kandi kukazogera like na comment birakenewe. Hibintu ni one. Boss angazana ishusho. Reba hariya kuntu Kincha yarameze. Uriya mukuru we yahoze muri special force mwana. Sasa ngabisanga barimo barareba Eric wahoze atoza nde imyitozo Peace Boy. Twabibonye amutoza ngibyerecyanye no kurasa niki. Abasore bararango boroshye mwoka byaramwe. Tutitaye ngo bize mu Bushinwa tutitaye ngo kungu fazi igiye mu Bushinwa tutitaye ngo imyitozo ya gisirikare bayitoreje muri special force. Ubungubu tekinike zose boss yaziberetse. Afite ikoranabuhanga agera gutya isanga rinete zo zikoranye technology nyinshi cyane reba kuri satellite. Abahafanga ubwo reka twereke location dute tubataka tubahatiwe punsi tubice device yacu igaruke hatazagira umuntu umenye. Device igomba kugaruka murabyumva cyane boss. Sibadukuye kuri ra mitwe tugurisha. Baba twishe na Nyagasani. Ibintu boss avuze murabyumva na ibirara n'amabandi. Tuzanga sasa kuri satellite arimo aratrackinga yabonye abaherereye. Kumbe mukuru we Eric aracyari batoza petit frère Peace Boy katurore. Myitozo. Myitozo kwikaze boss. Ngo afite indi migambi hafi aho ngaho. Bivuze ngo ari indi migambi bafite. Wabyumva? Boss tujya guhita tubataka. Tugomba kwataka mujinya akeneye device. Mukuru we byanga bikundiye amaje kumubwira kumutoza. Baze kuduhangara. Buriya gara frere yamutoje kugira ngo baze kuturitura. Murumva twagiye boss yabatoje. Arabashuka.
arabushya. Twabonye Eric ntago yoroshye ngo yahoze muri special forces. Kurikira filime wirebere dore uko berekera, gusa nabo ntago boroshye, ariko boss akeneye device. Ese device barayibona, agafilime karacyajyayo. Episode ni ya 5 bakise gangster amabandi. Mwana wabimenye? Yego, Peace Boy yabimenye. Cyamutoza imyitozo iracyari toto. Pompage hasi. Pompage vuba mwana. Banze yongeraho akantu ku kaboko. Abanze yongeraho akantu. Reba filime. Reba filime. Reba filime dore imyitozo. Dore imyitozo bakise gangster. Ni filime nyarwanda. Ntimuze kwikanga muri kureba filime y'amahanga. Katurore Nyataka mwana. Sasa buriya iyo umwana bamaze gutoza umunyeshuri aramubwira ati Nyataka nsuzume ko ibyo nagutoje wabimenye. Aramutambuka. Ubu nakabaye nagushize hasi kadogo we. Nakabaye nagushize hasi. Iyi filime zuko bazayerekana muri sare we. Mumwemera amashyi ariko ye. Aho. Tozo ufashe. Niko ufashe None tujyane device kuri police. Device ubu tuyijyane kuri polisi ubwo imyitozo wayimenye. Aha, bajyanye device kuri polisi. Babanje mu rugo, babanze bahindura imyenda. Eric na Peace Boy bavayo, bajyanye device kuri polisi. Iyi filime nyarwanda. Jya kuri Ingwe apana Ingwe Media Show. Ingwe cyagisimba mutinya Media Show niko YouTube channel yiswe. Aya basi ngatura abakinnyi bose bakinnye muri no filime. Imana bandebera icyoroshye, tubazane ibyiza gusa Katurore. Aya basi barimo bajya kuri polisi bajyanye device. Mwana Garafure device bari witwara mani nyijyana sawa, harimo ibihamya. Fata nta kibazo ubwo turi kumwe ntawe uradukora. Musubije kumve boss. Bibutse Kinca yarapfuye. Kinca baramuhitanye. Bize ngo boss aje gukora akazi kose ari kumwe n'abapampe n'abapagasi be. Bavayo duhurira hakuno. Dore imbogo ariko muri tayari ye ahantu. Dore ndeba dore ndoro tiza twazikoze. Dore uko tureba tiza twakoze nyinshi. Araka Peace Boy mwaboneranye ndi kumwe na Garafure imyitozo twakoze myinshi. Boss zivanayo kurikira filime. Karacyari gangster amabandi agace ka 5 ariko gace gafunga season yako ya mbere. Aya basi ibirara biracikana na device. Eric twabonye ntago yoroshye ari kumwe na Peace Boy Katurore, bahanganye na boss na Thomas na King Boy. Atakasha nagutoje mbanze ndebe bayo. Telefilime babiri cyane mwe cyane ikigeri bose baramukoma. Ntago njya hasi bana. Peace Boy afatanyemo na boss. Ini finali kwicikwa niko kabi. Ini finali ya season ya mbere ya gangster kwicikwa na kantu kabi cyane. Squate panchi cyane ikigeri kick Katurore. Shaka nagutoje boss ukoze neza abana apagazi barashimira boss. Uri yarebye nyuma ntushimire ejo yagukata umushara. Aba boss murabazi azivanayo. Tiku vutu tiku nyuko azivanayo. Twate kiki Peace Boy baramuko. Kumbe rikageza mu gisagara kare we. Rikageza mu gisagara boss baramukubise. Wana ayiwe aragarura. Urangomye wana. Urangomye bana yo umujinya nakubitisha. Mujinya nakubitisha cyane kigeri. Eric yahoze muri special force. Ayiwe dore boss basore mwatake mwokarye matije mahemba yiki
ndagabanya bote na kawunga ndabigabanya. Thomas avayo yigaragaza araka Thomas aho boss yananiwe. Thomas aje gukora akazi katurore Rike bangutse dore umusore karakaro murakabonye ariko Thomas avayo ariko aka kantu ntabwo gakuye amashyi. Rike bangutse double kick bigeribiri we Thomas hasi. Thomas hasi Nyagasani. Musore ntabwo yoroshye yahoze muri special force bya bintu birakora we bya bintu ntabwo byoroshye we mwana bane muramba mu nzira yakuriye Thomas bamuhaye bivuze ngo asigaye King Boy katurore. Ese aba barara ibyabo biragenda neza, aba barara device barayibona katurore. Aya basi mugenzi Thomas bamushyira ku ruhande. Tere boss arahindukira. Abasore banjye bakoze muramamaze sha King Boy nusigaye. Rebere film boss akiri kwata hakurya twatake babiri sha nawe batakudiha nka seba. Bavayo bimeze bite katurore. Sasa ngaha ko bakatatse device mwayibonye tunayibereke dore ngiyi turayifite wana ntago mwayibona. Eric yishyira mu mufuka. Ibi bihamya amabandi nkamwe ahanwe, amabandi nkamwe boss avayo cyane kigere Eric dasi Nyagasani. Peace Boy sasa aragarura boss uzuko biri seriye raka ntacyo twabayesha Eric arahaguruka. Rebere filime bimeze bite. Eric arahagurutse kanze ngo kubitira amabandi bibutse gukora subscribe kuri Ingwe Media Show. Ibintu ni wane cyane kigeri King Boy bamutaha kuno mwana rangiza amahero. Peace Boy avayo kuri King Boy punch kick kono mugeri rangiza umusore. Hayiwe dada we kwataka kuno wataka iki bosi cyane kick cyane kigeri cyane kigeri Nyagasani taramunda tamurangiza. Bosi nuko bamurangije, bosi amabandi nuko bamushoje. Peace Boy avayo ubu bintu ni wane uko bakabarangije mugenzi. Ngira ngo ibihamya by'amabandi nta kindi uretse kwita tubijyana kuri polisi gusa n'ubundi n'amabandi barayarangije. Dore Thomas ari hasi n'abagenzi be. Ngira ngo nabashimira ko twabanye muri kano ga filime nta gucikwa n'izindi. Iracyari Ingwe Media Show hamwe n'abakunzi bacu mwakora subscribe. Ibintu ni wane tubanane muzikurikirana. Saga mwiza ciao hasta la vista.